ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe, nshuti y'umusaraba, mukunzi wacu, wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana. Abanyarwanda, Abarundi, Abaganda, abantu bose bumva ururimi rw'ubwami bw'Imana tuvuga, ndabakiriye kandi mbahaye ikaze. Ndabakunda cyane. Namwe mwifuza kwinjira mu mukumbi w'Imana, mu mukumbi muto, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro duhora dukora tuganira twungurana ubwenge bw'Imana. Ndi kumwe n'amasengesho mugenzi wanjye tubana umunsi ku munsi, ni umushumba w'umukumbi muto. Masenge umeze ute? Ndamahoro, Turashima Imana. yego. Ndashaka uyu munsi tujye mu byahishuriwe Yohana, tuganire. Hari igice cya 5, sibyo? Yego. Abigisha benshi bakunda kukigisha bagahita bamanuka bagenda. Wa mugani wa mushuti wanjye manini nungira ati mba ngenda. Uri kumva? Hanyuma bakavuga ati inama yo mu ijuru arateranye y'agakiza. Uri kumva? Habura uwacungura umuntu. Donc ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ngo ikaze twinjiye mu kiganiro muri cya gice cyacu cy'ibyahishuriwe Yohana twiga. Ndagira ngo muhe ikaze mu kiganiro nyine twinjiremo. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha kandi Imana ihe umugisha abantu bose bo mu mukumbi muto bashobora kumva ibyo tuvuga, kuko impamvu mbwira bo mu mukumbi muto, abandi bo bahawe kubibwirirwa mu migani kugira ngo kumva babyumva ariko be kubisobanukirwa, no kureba babireba ariko be kubibona. Nta nubwo kandi abatari mu mukumbi muto bashishikajwe no kwiga ibyanditswe byera cyangwa ibyahishuriwe Yohana n'igitabo cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli, memu na bike byo muri Ezekiyeli, kubera ko ibyo bihe by'imperuka bigomba kubatungura. Ariko ijambo ry'Imana ribwira abo mu mukumbi muto ngo mwebweho ntabwo muri injiji, nta nubwo muri impumyi, ngo uwo munsi uzabatungure. Niyo mpamvu ngomba kubibamenyesha hakiri kare. Imana igumugisha. Rero muri iki gice cya 5 ndagira ngo tuze gusoma, tugende umurongo ku wundi, tugenda twumva ikiri ijambo ry'Imana rivuze, kubera ko abantu bavuga ngo ni inama y'agakiza, ngo Imana yari iri gushaka uwaza gucungura umuntu. Ariko iki gice nagira ngo mbabwire ko Imana ntabwo yari iri gushaka uwacungura umuntu, uko muri iki gice haraza kudusobanurira uburyo ki gucungurwa kwacu byabayeho isi itararemwa, cyangwa se uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga ngo rero Imana yari ijya kwica inyamaswa muri Edeni, ikambika Adamu na Eva uruhu rw'inyamaswa. Iyo ngiyo ari nayo Pasika ya mbere yabayeho, kuko muzi ko Pasika ari 3. Iyo Pasika ya mbere yabayeho, Imana ijya kwica iriya nyamaswa. Yari yarangije gushushanya Kristo, ko ari we uzambika ubwambure bwacu, ari we uzaducungura. Rero nagira ngo mbabwire ngo nta nama y'agakiza yindi yabayeho ngo Imana irebe arega ishushanya Mose avukira kwa Farawo cyangwa se muri Egiputa, ariyo si y'uyu munsi. Cyari igishushanyo, cyari igicucu cy'umushinga wa Yesu cyane rwose. Nukuri abashatse kwica abana b'Abaheburayo bose, murabizi ko ariko byanagendekeye na Herode avuga ati ndabamara abo munsi y'imyaka 2 bose mu bakure. Rero ni ibintu bye byarateguwe kera. Uko Aburahamu Imana avuga ati fata umwana wawe w'umuhungu, yego, ugende ujye kumutamba. Yagera akazana umwana w'intama w'Imana. Kiriya cyari igishushanyo mbonera. Urugamba rwo gucungura umuntu cyangwa se gahunda yo gucungura umuntu byabaye mbere y'uko iremwa. Na Satani nigeze amenya ko Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuze ngo umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Mbona yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Hano numvisha umwuka w'Imana anyongorera kubabwira ngo abantu bajya batekereza ko iyo Bibiliya ivuze ngo marayika ukomeye w'Imana baba bavuze Yesu. Ibyo bintu ugomba kubigenzamo gake, ugashishoza ngo ni hehe uyu marayika yarabwiwe iki, ninde yakoze iki, kuko imirimo Kristo yakoze n'icyo yahamagariwe gukora gishobora kukwereka koko ko ari Kristo cyangwa ko ari marayika ubikoze. Uyu marayika ukomeye wahamagaraga hano cyangwa waranguriraga irijwi ntabwo ari Yesu, kuko Yesu we tuza kumubona mu kanya kuri rore ye, ahubwo ari buze kwitaba ryajwi
hanyuma rero agiye gufata cya gitabo kiri mu biganza by'ishobora byose. Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Abantu benshi batekereza ko kubumbura iki gitabo ngo n'ibimenyetso byari bigifatanije, ngo byari ibimenyetso by'umusaraba, ngo byari ibimenyetso bya ziriya nkoni, ngo byari ibimenyetso by'iki. Ariko ndababwiza ukuri yuko atari byo. Niyo mpamvu ndaza gusoma nkaza kugera no ku gice cya 6 kugira ngo mumenye ibi bimenyetso byari bifatanishije iki gitabo ni ibihe. 5 baravuze ngo umwe muri ba bakuru arambwira ati wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 na hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'umwana w'intama usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Iyi myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 na ba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Urumva icyo ni cya gikorwa cyari cyararangije kuba. Niyo mpamvu bamubwiye ngo ni wowe wari ukwiriye kwenda icyo gitabo kubera ko wacunguriye Imana abantu. Bivuze ngo Yesu afashe kiriya gitabo ariko agifasha ari nkaho ari igihembo cy'uko yacunguriye Imana abantu. Ntabwo agifashe ngo ajye gucungurira Imana abantu. Ni wowe wari ubikwiriye kuko n'ubundi n'ibyari bikomeye ni wowe wabikoze. Mu yandi magambo, fata ibyo bimenyetso, turaza kubireba ibyo bimenyetso nibihe kandi nizanzabya 7 z'umujinya w'Imana ujye gucira isi iteka, kuko ni wowe wacunguriye Imana abantu. Ubwo bivuze ngo abakwemeye, abakwizeye, wahinduye abana bawe, nibo ugiye gukiza, nibo ugiye kurengera. Naho ubundi abandi bakwanze bagomba guhura n'uwo mujinya ariko kumenwa kw'ibyo bimenyetso. Turaza kubigeraho nuko nagira ngo tugende tubyumva neza. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Aba bantu Imana Yesu yaducunguriye kugira ngo duhinduke abami n'abatambyi kandi tuzima mu isi. Ese tuzima mu isi ryari? Abahamya ba Yehova iyo bageze kuri uyu murongo bahita batekereza ko kwima mu isi tuba tuvuga ari ukugira ngo wenda iyi si izahinduke paradizo bayibemo, ariko twebwe tuzi ko ari ingoma y'imyaka 1000 tuzimana na Kristo muri iyi si, nk'uko umugambi w'Imana uri kandi nk'uko isezerano rya Kristo riri. Imana ishimwe cyane. Abantu bajye bagenda basobanukirwa. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo wari inzovu, inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibe iby'iyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima 4 birikiriza biti amena. Ba bakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Amen. Yesu abaho umugisha cyane. Nagira ngo mbabwire ko
ibi bintu Yohana yabonye ni iyerekwa ry'ibizaba itorero rimaze no kuva mu isi. Iri ni itorero, ni ibintu bizaba itorero rimaze gutaha. Twarabibonye yuko Pawulo yanditse avuga ko tuzava mu isi ariko umuntu wese azagenda mu cyiciro cye, nk'uko twabonye ko hari ibyiciro bibiri by'umuzuko ariko bigizwe n'ibice birindwi. Hari ibice bibiri by'umuzuko ariko bigizwe n'ibyiciro birindwi. Ibice bibiri bigizwe n'ibyiciro birindwi by'umuzuko kugira ngo umuntu wese azamuke mu mwanya we. Ibyo ngibyo twarabibonye mu biganiro byashize. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko rero Yesu Kristo nk'umuganura w'abazutse yamaze kuzuka. Hanyuma rero n'abandi bagombaga kumukurikira, abazutse mu bapfuye, babandi bazukanye nawe igihe nawe yazukaga. Hanyuma ariko natwe turategereje ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Biratubwira ngo abapfiriye muri we nibo bazabanza kuzuka bamusanganire. Muzi neza ko abo ngabo bazazukira muri we atari abantu bose, ntabwo ari abantu bose, ni abantu bapfuye bizeye. Yego. Kandi nabo si abizera bose, ni abapfuye. Ni umugeni wa Kristo, ni umukumbi muto, ni umugeni wa Kristo, ni abanyabwenge, ntabwo ari abantu bose. Kandi Yesu naza icyo gihe murabizi ko nibazuka ntabwo bizaba bivuze ko abandi batazazuka. Nabo bazaba bafite ikindi cyiciro cyabo cyo kuzuka, nabo bakazasanganira umwami hagati muri wa mubabaro ukomeye wa bene Yakobo, niko ijambo ry'Imana rikunda kubita. Ibyo ngibyo n'abazajya kwiboneza, n'ibindi n'abazagomba kubanza kujya gushaka amavuta. Aha, reka dusome rero bya bimenyetso bizamenwa ni ibihe. Ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa. Donc uwo murimo uri gukorwa. Wa murimo noneho utangiye gukorwa. Yesu amaze gufata cya gitabo, atangiye kukibumbura, atangiye kumena bya bimenyetso byari bifatanije cya gitabo. Twabonye ko ari 7. Yego. Noneho rero hano 6 bigiye kumenwa, ariko n'icya 7 kiraza kumenwa nyuma. Ijambo ry'Imana rirabisobanura hano. Nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi nk'iry'inkuba biti ngwino, kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ahora anesha. Nagira ngo mbabwire ko iyi farashi ya mbere ni ifarashi izana Antikristo mu isi. Yego. Uyu wicaye kuri iyi farashi nubwo abantu bakunda kuvuga ngo ni Kristo, ariko ntabwo ari Kristo. Yesu Kristo ntabwo agendana umuheto, agendana inkota, ari ryo jambo rye. Ntabwo Yesu rero agenda ku ifarashi y'umweru afite n'iki n'umuheto. Ahabwa kunesha kandi ahora anesha, kuko ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba 2 mu bice 2 muze kubisoma yuko uyu nguyu Antikristo azaza akanesha ikintu cyose, akishyira hejuru y'ikintu cyose gisengwa. Kandi akayobora isi yose ayoboranye na ya mahembe 10 abanje gukuramo ya yandi 3 agasigara 7 nawe akaza ari irya 8. Iryo jambo ry'Imana ngira ngo duhora tubiganira. Imana ibaho umugisha cyane. Y'amahembe 10 n'agahembe gatoya. Uyu muheto wa Antikristo rero ahantu ho kwitonderwa ngewe iyo mbibona, mbona duhagaze ahantu ifarashi yamaze kuza, nubwo itaraba dekarara ahantu hose, ariko iyo ndebye ku muheto nzi ko bayerekanye muri Jeux Olympiques. Muri Jeux bakunda kuyerekana, abantu bamwe bakarangara nyine nta kintu baba babona, ariko abo mu mukumbi muto bo baba babireba. Yego. Niba uri mu mukumbi muto usaba Imana irusheho kuzibura ugutwi kwawe, kuko nta kuntu waba warageze mu mukumbi muto muri iki gihe ufite amatwi apfuye ameze nk'ay'abandi. Ibyo byakugora. Urusheho kubwira Imana irusheho kuguhumura amaso, kuko ntabwo washobora kuba mu mukumbi muto mu bana Imana yaronse kuri iki gihe amaso yawe atabona. Usaba Imana kugira ngo ibyo abandi batareba wowe ujye ubibona, ibyo abandi batumva wowe ujye ubyumva, kuko mwebwe mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana, kugira ngo kureba murebe mubibone. Kandi Imana ibiberekera n'iki? Ni ugufata umwanzuro. Hari abantu bigira inyasama ku buryo abona ibintu akumva ati nge nabibona, ukabifata biraho ngaho, ukabifata biraho, kubibona kwawe donc ntibigire umumaro bikumarira. Bameze nka nkongwa ikigori. Menya ko bagiciye bakacyotsana nayo bikarinda bishyana. Rero bana b'Imana, ugutwi kwawe nikumva n'ijisho ryawe rikabona,
ubwire umutima n'ubwenge bwawe bufata umwanzuro w'ibyo ubonye n'ibyo wumvise. Imana iguha umugisha. rero iyi farashi iyo ndebye uyu muheto wa Satani uburyo uri kuvunagura abantu, uyu muheto wa Antikristo uburyo uri gukura, uburyo uyu muheto n'umwambi wa Antikristo wamaze gukura, wamaze kwishyira hejuru y'ikintu cyose gisengwa, hakaba hageze ku rwego bakusanyiriza amadini yose mu idini rimwe, bakabategeka uko bazajya basenga. Ibyo byose abantu bakabona ntacyo, ibintu byose, ibimenyetso bye byose bigakwizwa ahantu hose basengera, abantu bakabona nta kibazo. Niyo mpamvu yahawe kunesha kandi ngo ahora anesha. Guhora anesha ni iki? Ntabwo bivuze iteka ryose, ahubwo bivuze ko agomba kunesha kandi agahora anesha mu gihe kingana nk'icyo yagenewe, aricyo myaka 7 agomba kuyobora, ariyo myaka 3 n'igice ya mbere, hakaza n'imyaka 3 n'igice ya kabiri y'umubabaro ukomeye. Ubu rero dushobora kuba twinjiye mu myaka 3 n'igice ya mbere yo kujijisha no kubaka no kwesitara ibintu bye, basa nk'abari kubabwira amahoro. Niyongere nkubwire ngo ibi byose uri kubona bagushuka ngo ni amahoro, ngo ni impamvu y'iterambere, ngo uri kumva ngo ni ukugira ngo iterambere, iyo nibyo bigomba kuba mu myaka 3 n'igice ya mbere kugira ngo bimworohereze kwesitara, gukora restaurasiyo y'ibyo ashaka kuzakora. Ubundi mu myaka 3 n'igice ya nyuma agaswicinga, nta bwiyagamburira abantu bafite, nta yandi mahitamo. Niyo mpamvu igomba guhatira abantu bose, abakomeye n'aboroheje, abimbata n'abumudendezo kuyikubita imbere, kuko nta yandi mahitamo. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya kabiri, numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi. Nongere mvuge ngo marayika ukomeye w'Imana arahamagara, ari hariya arahamagara. Noneho Yesu hano ari kujuwarore yo kumena ibimenyetso. Ntabwo rero Yesu yaba ari mu kujuwarore yo kumena ibimenyetso ngo aze yitabe nanone yicare ku ifarashi, ibyo ntabwo biza gushoboka. Yesu ari hariya ari kumena bya bimenyetso byose byari bifatanije cya gitabo. 3 baravuze ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya kabiri, numva ikizima cya kabiri kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Gukura amahoro mu isi ngo bicane. Mwabonye ukuntu abantu bari kwicana? Ahubwo se mwari mwabibona? Ubwo wenda reka tuvuge ko ari nk'umwambi wa mbere arashe. Mwari mwabona ubwicanyi se? Ubwicanyi mu ntambara, ubwicanyi mu bintu bigiye bitandukanye, turaza kubibona. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 3, numva ikizima cya 3 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima 4 igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenariyo imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Imana itugirire neza. Iyi farashi ni umudayimoni ugomba kuzana inzara mu isi. Iyo bavuze ngo igurwe idenariyo imwe murabizi ko ni urugero rw'igiciro cy'umubyizi w'umuntu. Ni ukuvuga ngo nimba wenda uyu munsi urugero nk'umufundi, reka bari we dufatiraho, ahembwa 12,000 mu Rwanda. Umufundi ahembwa 12,000 kubaka ahantu hari aho ngaho nyine muri aya mazu asanzwe, ariko ku magorofa n'ahandi ho ayo mafaranga ashobora kuzamuka. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo nimba bavuze ngo urugero rumwe cyangwa ikiro kimwe cy'ifu y'ingano, cyangwa urugero rumwe ikiro kimwe cy'isukari kigurwe umubyizi wose w'umuntu, mwumva iyo ngano y'inzara ukuntu izaba imeze. Ibi byose biri gukorwa nande? Biri gukorwa kugira ngo aba badayimoni bose bateguriwe kuzaza guhana abantu bo mu minsi y'imperuka, bose ibyago byose Imana yari yarateguye bibagereho, inzabya z'umujinya w'Imana zibagereho kandi zibisukeho. Bana b'Imana, niyo mpamvu tubabwira ngo nimukizwe kare, basi tuzitahire.
cyangwa se murindwe, mushyirweho ibimenyetso by'uburinzi bw'Imana, abantu bakabyanga, mukanezezwa no gukomeza kubyina nta kazaza, ariko nyamara akazaza kari hafi. Numva hagati ya bya bizima bine, reka nsome kuri 7, haravuga ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 4, numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko ahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Imana iturengere. Mwayumvishe iyi farashi yitwa Rupfu, n'ukuzimu kuyikurikiye. Mu yandi magambo, urupfu rurica, kuzimu kukamira. Kandi ngo bahabwa ubushobozi bwo kwicisha inkota, kwicisha inzara. Murabizi inzara y'izaba isanzwe iriho, kwicisha urupfu n'ibikoko byo mu isi. Silivupure, uyu munsi niba babwira ngo kanseri ziri kwica abantu, bakababwira ngo bagiye mu malaboratwari bakora indwara nka covid yoreka isi yose, bakababwira ngo ibi n'ibi byabaye, shuti z'umusaraba. Ejo bundi numvishe ngo Bill Gates, yego, mu mushinga we barekuye miliyoni 60 z'imibu bazohereza mu kirere zo kurya abantu, ngo ni ukugira ngo zize kurya indi mibu. Ariko iyo treatment yaje ryari? Nyamara ijambo ry'Imana ritunzemo itoroshi, ritubwira yuko bahawe no kugira ngo byicishwe iyo farashi izicisha abantu ibikoko. Ibyo bikoko se mutekereza ko ari ibi? Ni za virusi zikorerwa muri malaboratwari, niyo mibi iri koherezwa, n'ibyo birwara biri gukorerwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Iyo nkota yabo n'ubwo buriganya bwabo, n'iby'iyo miti iroze, n'iby'izo nkingo bazajya bakingira abantu bagapfa, n'ubwo bugome bwose bwa za microchip, n'ubundi buryo bw'uburiganya buzica 1/4 cy'abantu batuye isi. Ibyo bintu mubyumve neza. Ibyo bintu mubyumve neza. Cya 4, 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, bataka ijwi rirenga bati, ayi mwami wera ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora amaraso, no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara nk'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nuko mbona amennye ikimenyetso cya 6. Wenda reka dusobanure kuri aka kantu. Aba bantu kuri uyu murongo wa 11, mureke kwitiranya ibintu. Bene data shuti z'umusaraba, aha hantu hari abera bamwe, ntabwo abera bazicirwa rimwe. Ntimugafata ibintu by'ubuhanuzi wenda nk'ibintu bizaba umunsi umwe, bavuga ngo uyu munsi ngo ibi byabaye, ngo ubwo ngo ejo hazakurikiraho biriya. No, ibintu bishobora no kuba imyaka ingahe. Murabizi ko nko mu gihe cya Antikristo hazaba imyaka 7. Mu myaka 7 hazakorwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari abantu bishwe, cyangwa hari abantu bicwa, cyangwa hari abantu bazicwa n'icyo gihe bazira izina rya Yesu. Imyuka yabo izagenda yaragiye nyine ijya munsi y'iki gicaniro. Mu mubabaro w'imyaka 7, mu myaka 3 n'igice ya nyuma, hazaba imyuka yabera iri gutaka cyane ivuga ati, uzageza ryari kudaca amateka ngo uhorere amaraso yacu yamenywe? Ariko ngo bahabwa kumara igihe gito. Igihe gito Bibiliya ikigereranya n'umwaka umwe.
ubwo bishatse kuvuga ko bishobora kuzaba bigeze hagati mu mubabaro ukomeye w'imyaka 3 n'igice ya nyuma, wenda bishobora kuzaba hashize nk'imyaka 2 n'igice, hasigaye undi mwaka umwe. Niyo mpamvu bahawe kwambikwa ikindi gishura kugira ngo bategereze aho imbata bagenzi babo bazicwa nkabo, bazira izina rya Yesu, bazira guhamya, kuko muzi ko mu myaka 3 n'igice ya nyuma Antikristo azafata inkota agatangira kubaga abantu. Ariko sirivo pre nongere mbabwire ngo ntabwo azabaga abantu umugeni wa Kristo akiri hano. Iyo tuvuze umugeni wa Kristo mujye mumwumva nyine nk'umugeni, nk'umuganura. Ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo cyangwa abarimuvuze aravuga ngo bakurikira umwami Yesu aho bajya hose. Yego, ntabwo biyandurisha ibi by'isi. ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo abantu bazaba bakiri mu isi icyo gihe ntabwo bivuze ko batazabona Imana cyangwa batazabona ijuru, ahubwo buri wese azajya azamuka mu cyiciro cye. Ariko itorero rya Kristo, umugeni wa Kristo, azaba yarinjiranye nawe mu birori. Ariko mu isi hakera abandi bakiri kwezwa, imbata bagenzi babo bagitegereje kwicwa bazira izina rya Yesu, bazira guhamya kwabo, kugira ngo babashe kugera mu ijuru. Wenda umuntu wumvisha iki kiganiro ari ubwa mbere, utajya ukurikirana ibindi biganiro, aze gusubira inyuma abisacinge abikurikirane. Ariko nababwira yuko Yesu Kristo naza gutwara umugeni we, hari abandi bantu bazaba basigaye mu isi bazajya gushaka amavuta ari uko babonye umukwe yinjiranye n'umugeni we, kandi abo ngabo nabo bazazamurwa mu gihe cyabo. Rero ya mizuko nababwiye tugitangira muze kuyitaho cyane, ni ingenzi kugira ngo ubashe kumva ikiganiro cyayo mizuko uko ari 7. Se ubushize nitwagikoze se twaragikoze, bagiye bagisacinga. Nyine wenda kwigisha ari uguhozaho, ariko twaragikoze tuvuga n'ubutumwa bazasigara babwirizwa, ubutumwa bw'abamarayika batatu n'ubutumwa bw'abahamya 2 bazaza, n'uburyo bazakora nuko bazapfa bakongera bakazuka akajya mu ijuru. Ndumva twarabivuze. Yego. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye, n'abatware b'ingabo, n'abatunzi, n'ab'ububasha, n'imbata zose, n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho muduhishe amaso yiyicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha murabyumvishe, ni ku mpera y'imyaka 3 n'igice, kuko ku mpera y'imyaka 3 n'igice ya nyuma Yesu Kristo ubwe azahaguruka yizanire ingabo ze, aze gutsemba, aze guhora inzigo, aze gufata Satani amubohe, aze gufata Antikristo amubohe, bombi abajugunye muri rwa rwobo, kandi ibyishingiro byose binyeganyezwe. Iki gishyitsi Bibiliya itubwira ko kizapfiramo abantu bagera mu 7,000. Hanyuma kandi Bibiliya ikatubwira ko aba bantu, ibi bishyitsi byose nibimara kuba, Yesu Kristo ubwe nibwo azaba yimanukiye kweza isi no kuyitunganya, kugira ngo akureho abantu bose baramije ya nyamaswa, abafite ikimenyetso cyayo n'abayikubise imbere bose, aje kubicisha kuboneka ko kuza kwe. Hanyuma narangiza kubica, azaba ari gutegura kugira ngo abone kugaruka tena, aje kwimana n'abizera ingoma y'imyaka 1000, cyangwa se n'abamaze kuzamuka, n'abandi bazaba barapfuye bazazuka ku muhero w'imyaka 3 n'igice, bose binjirane mu ngoma y'imyaka 1000. Wenda ubwo nayo twaganiyeho, cyangwa se nimba hari abantu bafite ibibazo twazayiganiraho. Umwami w'amahoro abaho umugisha. Rero ntabwo nshaka gutinda, nibyo ngibyo nashakaga kubabwira ku bigendanye
n'iri jambo ry'Imana kugira ngo ntimuzongere kwibeshya ngo mutekereze ko iki gice gisobanura inama y'agakiza n'ibimenyetso ntabwo ari biriya byo gukubitwa kwa Kristo n'iki byose nk'uko abanyamadini benshi bajya babibabeshya cyangwa se namwe mwabibeshye mujya mubibeshya n'abandi, ahubwo ibimenyetso bizamenwa ngibi nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, kandi nawe wagenzuza ubwenge bwawe n'ijambo ry'Imana ukareba yuko nta farashi n'imwe muri izi zigomba kuza. Hari umuntu ushobora kwenda gusoza ikiganiro yibajije ati amasengesho akomeje kwitsa ku bantu uvuga ngo bazagenda bazuka mu buryo bugiye butandukanye. Hari umukumbi muto uzazamuka, abandi bakazuka mu mubabaro wa bene Yakobo cyangwa se n'uw'abahamya babiri n'abamarayika batatu mu butumwa bwabo, bakavuga ati iki kintu ko tutigeze tukiga mu rusengero, none amasengesho ibi bintu ko dusigaranye urujijo, wenda sinzi wamusobanuraho iki mu magambo makeya tugasoza ikiganiro cyacu. Amagambo makeya nagira ngo mbabwire ko ibyo kuba baba barabyize mu rusengero niho hantu hambere batinya kwigisha igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Kandi icya kabiri ni uko bashobora kuba baranabyize bakabyigishwa nabi bikurikije ko bagira kondisiyo yo kubyiga no kubyigisha, nabo hari imirongo iri selekisiyone cyangwa yatoranijwe bagomba kwigisha muri ubwo buryo. Nabonye ijambo bigishamo ni rino jambo rivuga ngo nindamuka nyinze ijuru. Yego. naho ngaho babibiri iryo ryonyine bigisha ngo nindamuka nyinze ijuru. Ubu ushobora gusanga nko muri ADP n'urugero harimo miliyoni enye z'abakirisitu, ukabaza ngo nuwe mwigisha muzi wigisha ibyahishuri. Ni hano turi muri komenti abenshi n'abaripene badukurikira, muvugisha ukuri mutwe ati nuwe mwigisha mugira ubu ngubu bwo muri iki gihe wenda mu myaka yanatambutse hari abijajaraga bakabyigisha, ariko kuri uyu munsi birabujijwe kubera ko ngo ni ugutera abantu ubwoba, ngo ni ukubahahamura. Icya kabiri bikora amaso ku bantu, kandi abantu benshi muri iki gihe bari kwepinotiza abantu, kubahubika kugira ngo nyine antikristo binjire mu bikorwa bye. Erega biranagoye kwigisha ibyahishuriwe Yohana, imirasire 7 iri hariya. Ubundi gutinyuka kwigisha ibyahishuriwe Yohana kandi hari imirasire 7 iri ku myasa, izuba rimanitse hariya niki, biragoye cyane. Gusa ubwanwa bwanjye kwa nanjye ndi umwigisha, yego wise buturika ubunekereje ukuntu isi nyine yubatswe n'abatwari bategeka isi y'umwijima, faranga, idini, urumva cyane na politiki, sibyo? Yego, byose n'umuzi w'ibi byose cyane rwose. Urumva rero kujya kwimena inda ni ibintu biba bigoye, ajyanira abakinywera gusa babimenye yuko nabibabwiye ko umuzuko uri mu byiciro 2 ariko ugize n'ibice 7. Ni ukuvuga ngo rero ibice by'imizuko ni 7. Ubwo rero muri ubwo buryo twababwiye ko hari imizuko 2 yamaze kuba. Hari umuzuko w'umuganura ari wo wa Kristo nk'umuganura w'abazutse, hari n'umuzuko wabaye w'abazukanye na Kristo, abera bo mu isezerano rya kera. Urumva bumuganura nabo babandi bapfuye ariko bagapfa barahishura, ni imfura zo kuzuka. Nimba bavuze imfura biba bivuze ko hari n'abandi bakurikiye izo mfura n'ibironda mfura n'iki, byo biracyarepfiriya. Ubwo ibyabaye ni umuganura. Hari n'igice cya 3 ari cyo gice cyacu nyine twebwe dutegereje kumva ijwi ry'umwana w'intama hamagara umugeni. Yego, tukitaba abapfuye. Bibiliya avuga ngo abapfuye bapfiriye muri Kristo nibo bazabanza guhita. Babanje wa mbere babanje ninde? Uwabanje nyuma donc Yesu akimara kuzuka. Yego, uwo bahereyeho bakindura bamwita Stefano. Ubwo guhera kuri Stefano yego kugeza kuri twe abazaba bakiriho natwe ntitwa twaratabaruye. Abagenda aho umwami Yesu agenda, yego abamukurikira hajya hose, abumva ijwi rye, baba ari nyabagata bumva ururimi mvuga, bamwe bahamya bakavuga ati Yesu ni umwami, bamwe bariringe ngo ndi umukristo nzahora ndiwe. Donc abo ngabo ni ingenzi cyane kuzirikana ikintu cy'umwiteguro. Mateyo 25 havuga umugani w'abakobwa 10, ariko babonye ko akantu k'umwiteguro ni akantu k'ingenzi cyane muri iyi mizuko, ko kwitabwaho cyane muri iyi mizuko no kugira ngo bashe kumva, kuko abazaba batiteguye birumvikana bazajya guhanjura amavuta umukwe yinjirane n'abiteguye. Hanyuma rero ni nako bizamera Yesu Kristo nagaruka abiteguye bonyine
nibo bazahita bazamukana nawe. Nta kindi ni ukwitegura nyine. Ubu rero uyu munsi umuntu witeguye utekereza ijuru, niyo mpamvu bwacya akavuga tuzaza ryari mucunguzi aboneye, azaza ryari mucunguzi, bwakwira bwacya akagenda akavuga ati hari igihe nagaruka ariko aho natungurirwa hose ndajyayo. Atandukanye na wa mukristo ukijijwe ariko w'umunyamubiri utekereza ati iterambere ejo, imodoka byose n'isi, ibyo yavuganye nanjye sinapfita abishohoje, sinawe Mana ndayemera, abana banjye nzabashyingira. Tumugena aratashye ati oya Mana ibyo bintu byo gutaha umugarure. ntabwo birimo muri benshi, muri benshi mukunda umwami Yesu rwose munakijijwe, ariko mu mpera zanyu nta mavuta arimo mwarashanye. Ibyo bintu byo kuvuga ngo azaba cyane none ku buryo mujya munavuga ati Yesu iraryoshye we. Ntabwo rero wowe uri mu bantu bazumva ijwi rya Kristo nahinguka ku bicu. Uwo mugani uze kubigisha abakobwa 5 b'abanyabwenge bahorana amavuta, niyo byaba ari mu gicuku, niyo yaba ari ku manywa, niyo baba basinziriye, uko baba bameze kose baba bari tayari guhita babyuka baboneza bazamuka. Abo nibo bonyine bazatahana. Dufite abandi bantu mushobora kuzibuka ko twabwirije ubutumwa bwiza, batisha bajya batetsa y'umuhaje batisha buriya urusengero rutugwiriye twagiye gusenga byaba ari byiza, twita tujya mu ijuru. Bazi ko nyine bajya mu ijuru wenda urusengero rubagwiriye. Nanjye nigeze kubitekereza ndi mu rusengero, Imana bigeze ninjoro ihita njye naranabisengeye, dufite ububyutse ndahita nyibwira ni kitugusheho, utazi impamvu zazanye abantu. Ndabona kitugusheho twigendeye, nta kindi gihe uzigera ubona Mana wabona umusaruro w'abantu bangana gutya bose bakijijwe bahuje umutima. Byaratangaje ngeze ninjoro, marayika w'Imana azarambwa ngo ngwino njye kukwereka ibyo wambajije. Nibaza ibintu namubajije ndabibura, turagenda arambwa ngo nkurikira yewe, ngenda mbyibaza mbona nyinjije muri rwa rusengero. Ahita ajya mu bakristo akuramo abantu 2, ajya muri korari akuramo umuntu umwe, ajya mu badiyakoni akuramo 2, ajya mu nuko azana abantu 6 mu rusengero rwose rwuzuye. Arambwira ngo aba nibo bana banjye, agenda ambwira n'amazina ijuru ribita atandukanye nayo narinzi babita mu isi ko bari abantu nzi duturanye. Ihita ambwira ati uyu yitwa gutya kubera iyi mpamvu, niba kubwa ngo tuzahabwa amazina mashya. Ibyo nukuri. Ahita ambwira ati aba nibo bageni banjye, iyo mvuze mu iteraniro ngo bana banjye naba mbambwira, iyo ntanze umugisha hano nabanga bamuhaye kumwe nawe nabanga nawe birasi nigeze birabyo. Icyanangaje cyambabaje gikantera agahinda nuko mu bayobozi n'abahanuzi b'imbere n'abigisha nta n'umwe waje. Mpita mbaza Imana runaka kuko ibintu ureba ntabwo ari byo twe tureba. Imana yabwiye Samweli iramubwira ngo wivangirwa, ureba ikirere cy'abantu, ureba uburanga, ureba uburyo ari intyoza, ureba dogitora, abantu bareba ku gihagararo ariko njyewe ndeba mu mutima. Imana ntabwo ireba nk'uko tureba. Abo twita abaposo si Imana yita abaposo, abo twita abamushumba si Imana ibara ko bashumbye, abo twita abantu bakomeye si Imana ibara ko bakomeye. Imana ibaho umugisha. Reka mbashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Shimire n'umuvandimwe ufashe umwanya akatuganiriza. Narimbarije abantu ariko mise nsanga ndi kubaza ibyo nzi na mwarimu abumva ururimi tuvuga bararukumva cyane. Buri umuntu ushobora no kugera n'aha tugeze yafunga iki kiganiro atagiye rwose, uwo ni umuntu w'Imana cyane. Imana igumugisha. Amen. Nawe mwabanye natwe, Imana ibamugisha. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom, shalom. Shalom.